shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu ninachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi mwishyurira ishuri bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Mwiriwe neza, ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi murasobanukirwa n'ibirebana n'ubucuruzi bugamije amahoro n'akamaro bugira mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukorwa hanini n'abagore n'urubyiruko hirya no hino ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'ibihugu by'abaturanyi. Muri kumwe na Solange Yanone. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, ikaze nanone muri iki kiganiro. Mathias Habyarimana ni umuhuzabikorwa w'umushinga Mupaka shamba letu mu karere ka Rubavu muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro CGP. Aratangira iki kiganiro abasobanurira ubucuruzi bugamije amahoro icyo ari cyo n'uburyo bukwiye gushyirwa mu bikorwa n'abakora ubucuruzi bose, cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Aranasobanurira impamvu ubucuruzi ari ngombwa cyane cyane ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu by'abaturanyi. Tuvuze ubucuruzi bugamije amahoro ni bwa bucuruzi bukozwe butagamije gusa izi nyungu tubona z'amafaranga afatika, ahubwo ari bwa bucuruzi bugamije guteza imbere amahoro, ubwumvikane, ubutabera n'imibanire myiza hagati y'ababukora, ndavuga umuntu ku giti cye, bagashyira hamwe ndetse n'amatsinda babarizwamo, ya matsinda angaya kuzigama no kugurizanya ndetse n'amakoperative. Ni gute umushinga Mupaka shamba letu ufasha abacuruzi kugira ngo babe abateza imbere amahoro mu baturage babo ndetse nabo bakorana? Umushinga Mupaka shamba letu ufasha abacuruzi binyuze mu kubahugura, mu kubaganiriza, mu kubigisha, ubereka nyine uburyo ubwo bucuruzi bugamije amahoro, akamaro kabwo, kandi nk'uko wenda nayo bivuzeho gakeya, akamaro kabura bucuruzi bugamije amahoro nuko ari ubucuruzi burema ubukungu burambye, bukaba ari ubucuruzi bwubaka ubwizerane n'ubufatanye, kandi bukaba ari ubucuruzi bugabanya amakimbirane, bityo bugateza imbere nyine ubutabera n'uburinganire. Nitwa Imana Warida, ncuruza ibirungo, nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ibirungo na tangawizi. Ni gute ibikorwa byanyu by'ubucuruzi bwambukiranya umupaka byagize uruhare mu gushimangira umubano mwiza n'amahoro hagati yanyu n'abacuruzi bo mu bindi bihugu? Twabifashijemo n'amahugurwa twagiye duhabwa na Mupaka shamba letu n'akarere ka Rubavu, n'ibiganiro twagiye tugirana n'abayobozi bayoboye imipaka, Immigration, Rwanda Revenue, akarere n'abandi bantu, nibo bagiye badufasha kugira ngo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwimakaza amahoro ku ruhande rwa Rubavu n'abanyegongo. Hagiye habaho ibiganiro ku mpande zombi, tukaganira, tukagira uruhande rumwe igihe cyo kujya gukorayo imiganda no gukorana inama n'abakongomani, abakongomani nabo bakaza mu Rwanda tukaganira turi hamwe na babandi bari kutwigisha ko kwimakaza amahoro mu bucuruzi ari ngombwa, bakagenda batwereka ko iyo ubucuruzi bukozwe abantu bumvikanye, hari ibyo bagiye bumvikanaho ku mpande zombi, biba byiza kurushaho hatajemo guhangana ngo ngewe nduyu ngo ngewe nturukaha. Bagenda baduhugura batwigisha ko umuntu ari nk'undi, ko no kubana neza mu mahoro ari byiza, ko amahoro tuba twashatse mu rugo no mu baturanyi no mu gihugu ari byiza, ko tugomba no kuyatanga aho duhahira mu baturanyi bacu b'abakongomani
no muri bagenzi bacu muri rusange. mwaduha nk'urugero rugaragara aho ubucuruzi bwanyu bwagabanyije amakimbirane cyangwa se bwateje imbere icyizere hagati yanyu n'abaturage muhahirana? Byarabaye kubera ibiganiro byagiye biba. Aseteri yaradufashije. Mbere abakongomani bangaga kutwishyura bakatwambura ku bushake, twabahaye ibintu bajya no kumwishyuza agashaka no kugutuka no kugukubita, ariko aho ibyo biganiro byagiye bizira bagerageje kuzajya batuganiriza no ku ruhande rwabo bakabaganiriza, bagenda batwishyura bagabanya ku madeni baba bafite. Ntago kwishyurira rimwe, ariko biba bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Reka turebe runo ruhare rw'abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka mu guteza imbere ubucuruzi bugamije amahoro n'amahirwe y'ubukungu. Nitwa Shema Rodi, ngewe ncuruza inkweto muri Kongo za Magazi. Ni gute ubwo bucuruzi ukora bwambukiranya umupaka bwagize uruhare mu gushimangira umubano mwiza n'amahoro hagati yanyu n'abacuruzi bo mu gihugu cya Kongo muhahirana umunsi ku munsi? Kuva nabutangira urebye usanga umuntu amaze kugirana umubano n'abo ducuruza ibicuruzwa byacu. Ntabwo n'urugero barabafunga umupaka bawufunze ingendiyo iminsi ya Ebola, nta famiye mfite ngo nahise njyamo babantu n'ubundi bwa bucuti twakiriye n'akazi dukorana, agenda nyisanga ahantu wasa n'ubundi ni nko mu muryango. Niyo nabaga ndi mu kazi wasanga nk'abana ngo ruduri kuba hehe, tuwaje ngo kaba ngo mu rugo ngo ku icyumba gihari cyangwa zadusure ku cyumweru. Urugero ugasanga bafite nk'amatimu bakoramo siporo, twaragiye dukora ikintu nk'icyo cy'ubushuti kugeza ubu ngubu. Ntabwo bakunda baba bamfata nanjye nk'umukongomani nyarwanda. Yego, mushobora gutanga urugero rufatika rugaragaza ko ubucuruzi ukora bwaba bwarafashije kugabanya amakimbirane cyangwa se kubaka icyizere hagati yawe n'abaturage bahari Goma mukorana umunsi ku munsi? Yego, urugero mbere hari bamwe usanga bafite imyumvire bitewe n'ahantu baba barakuriye, ugasaba kubona ko wenda ari umunyarwanda uyu nguyu ahaje kudufata ku nda, ariko icyo kintu cyo gukureba ubushuti igihe kiragera ugasanga n'undi ubwo ufite iyo myumvire ugasanga ubwo muri we bari kubimukuramo. Teyo mugenzi wacu gutyo no kuguza tukagurizanya, mbona sinatinya kuba ko ari aho ugeza gufata ikintu nk'izera narazi ngo ataha hehe kakuri mikizero ko naragarutse ugasanga nyine n'abantu twagiye twubaka ikintu cy'ubushuti ku buryo nta makimbirane azamo, kabone n'ubwo yanazamo ntibyabura, ariko usanga iyo agiye kuzamo nk'umuntu wenda nk'umumedita atari ngo niwibona akabikora twese nk'abaturage muri rusange. Wavuga ngo bwakubera amahirwe yo kugira undi muryango wunguka mu gihugu cy'abaturanyi, ntabwo yaba yibeshye? Ntabwo yaba abeshye pe, cyane ko nawe baje no barambwira ati Rodrigue turi hano cyangwa se ritari ryari tuzajyane ku mazi Gisenyi. Gusa nyine ni abantu twabaye inshuti ahubwo cyane n'abinanga wenda mbibagirwe kubera ko sosiyete nirirwamo buri munsi. Ni Kigali mpaka Shambaletu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Aha ni ku mupaka w'Akanyaruho, ni mu majyepfo. Nubwo umupaka utarafungura ku ruhande rw'u Burundi, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko ubu bakorera ku ruhande rw'u Rwanda basobanukiwe n'akamaro k'ubucuruzi bugamije amahoro. Umubano wacu n'u Burundi bikimeze neza, umupaka ugifunguye twatumeze nk'abavandimwe, twagendaga twumva nta bwoba, twumva dufite umutekano uhagije, tukagenda tuvuga ngo tugiye kurangura, tukarangura niba ari ibitenge cyangwa ari amatise tukarangura mu buryo bwacu bw'igitayeri, tukabizana mu buryo bwemewe. Natwe ubwo ngubwo ubutaha bakaza, nabo barazaga ko twambaga n'abarambukaga bakaza, natwe bakareba mu byo ducuruza yenda badafite, nabo bakabijyana. Ubwo buryo twakoranaga mbere, ibintu bikimeze neza hagati yacu. Nabo rero twatumeze nk'abavandimwe, tukumva yuko niba yenda hari igihe mu bucuruzi busanzwe bwo bwose hari igihe yenda uvuga uti nkurikije ibicuruzwa afite yenda n'igishoro mfite ntibihagije, bakaba bavuga ati ikizane twajyanaga, akavuga ati yenda tugiye kurangura turenzeho ubutaha tuzayabashyire. Icyo nicyo cyizere cya mbere. Ukajyana ayo ufite ariko ukagira gute ukanarenzaho bitewe n'ibyo washimye bihari, bakakugira icyizere nabo bakaza gutyo. Icyo cyizere cyo cyari gihari, burya abantu bacuruza bakaba abakiriya, baba n'inshuti, bakaba abavandimwe. Icy'ingenzi ni umukiriya no kudahemuka, kuko nk'uko twambukaga umupaka
tukaba twagenda tukaguraho ibitenge tukaza tukadoda tukanabicuruza tukajya tugenda duhererekanya imari gutyo. Ntabwo wacuruza udafite inshuti ko nk'ibyo bitenge umuntu ntabwo yabiguha mutaziranye, turabanza tukamenyana ubundi tukajya duhererekanya imari. Ni Kigali umupaka Shambalet, umupaka isoko y'imibereho yacu. Aha ni ku mupaka w'Akanyaruho, ni mu majyepfo. Nubwo umupaka utarafungura ku ruhande rw'u Burundi, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko ubu bakorera ku ruhande rw'u Rwanda basobanukiwe n'akamaro k'ubucuruzi bugamije amahoro. Ubu kubera yuko tutakijya hakurya ngo tugende twongere duhure na bagenzi bacu, ubu dusigaye dukora hagati imbere mu gihugu. Turakora imbere mu gihugu hagati yacu. Icyo twakoze ni ukwishakamo ibisubizo, twumva ko natwe ibyo tugomba gukora tugomba kubijyana hagati mu ntara. Ntabwo ibikorwa byacu byahagaze kubera ko umupaka ufunze. Twishatsemo ibisubizo, tukorera nk'abanyamuryango, tubashishikariza gukora mu mahoro, mu rukundo, twumva yuko nta kibazo kandi tukagira urukundo imbere ya byose, tukanizerana, tukumva ko akazi turimo kagomba kugira gute kuzagera aho katuvana aho katugeza, bityo tugakora ibikorwa byacu turangura hagati mu ntara, tukarangura, tukadoda, tukongera tugacuruza gutyo hagati mu gihugu nta kibazo. Ni ikiganiro umupaka Shambalet, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tugiye noneho mu karere ka Rusizi, aho abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko ubucuruzi bugamije amahoro ari ingenzi cyane mu kunoza ubucuruzi bwabo. Barasobanura icyo bungukiye mu gukora ubucuruzi bugamije amahoro ugereranyije na mbere batarasobanukirwa n'akamaro k'ubwo bucuruzi. Nuko tugenda nyine tugacuruza, bakaturangurira, tubazanira ibicuruzwa, bakaturangurira nabo bakagenda bagacuruza, tukabigatuma tunamenyana. Yego, byagura gutera umubano wanyu hagati yanyu nabo. Ukuntu byagura umubano gutya, basigaye bakoresha amakwe bakadutumira, natwe twaba twayakoze tukabatumira bakaza. Cyangwa se twahura n'ibibazo, nyine hari nk'ibibazo by'urupfu, tukabatumira bakaza bakadufasha, bakadufata mu mugongo natwe, cyangwa byaba tukajyayo. Ubucuruzi bwacu bwagize uruhare rwo gushimangira umubano, kuko ubu twamenyanye n'abakongomani tutari tubazi. Ushobora kugira ikibazo muri Kongo ukaba wabona uwo ubwira ikibazo ufite. Ushobora kugira ikintu, kuba wakenera nk'ikintu utari kukibona hafi aho, ukaba wabona uwo ubwira ati nkeneye iki kintu akakurangira, nawe waba ufite uburyo ugikeneyemo cyane ukamubwira ati ariko ndagusigira amafaranga uzakinshakire nzagifatira hano. Gutyo bigatuma muba inshuti mu buzima bwawe busanzwe, ukamwiyumvamo nk'inshuti yawe, wanamukenera ukamuhamagara ukamubwira ikibazo ufite, yaba afite icyo agufasha akagufasha. Nge nabonye byarabaye byiza cyane mu Rwanda ruhande. Hano twege muri mupaka Shambalet tugira seruga yitwa ubucuruzi bugamije amahoro. Ndagira ngo no mu kanya mu itsinda wumvaga iyo bivuze bose babivugira icyarimwe, aho abanyamuryango bamaze kumva neza ko ikigamijwe si ugutera imbere gusa mu mafaranga, ahubwo amafaranga ajyane n'imibanire myiza y'abanyamuryango ubwabo, ndetse bikanambuka bikajyana no hakurya aho bakorera ubucuruzi bwabo bwa buri munsi. Akamaro kayo rero ku rwego rw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Akamaro kayo rero icyambere, ubundi iyo abantu bafite amahoro baranakora, iyo nta mwiryane bacuruza neza, ubona bagenda barasa ku ntego, cyangwa se bamwe bizerana bagahabwa amafaranga mu nguzanyo no mu nkunga, bayakoresha neza mu gihe bafite amahoro hagati yabo. Ikindi niyo bambutse, ubona ko nko muri ibi bihe twari turimo bya Ebola, habaye ikintu cy'icyizere, aho abanyamuryango begeranye ibicuruzwa byabo ari 25 bakabihereza umuntu umwe, akajya kubacururiza, akaza abazanira amafaranga. Ntumwize mubona ukuntu baza bafunze amafaranga ahereza buri munyamuryango. Icyo rero ni ikintu kigaragaza ko imibanire myiza yabagiriye akamaro mu bucuruzi bwabo, kuko iyo baza ko abantu bagifite urwikekwe badashobora gushyira hamwe n'ayo mabwiriza ajyanye n'icyorezo, ntabwo yari gukunda. Byatumye ari ubwabo bahereye mu itsinda, ariko naho batuye hanze y'amatsinda naho barabahamagara, ugasanga nk'ubushize baduhaga ubuhamya
nk'ukuntu ubu ngubu basigaye babasanga bakabafasha gukemura amakimbirane mu miryango aho batuye aho bakomoka kandi bakabahugura bagamije no kubahuza atari ukubatanya. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'aha tugisoreje. Turashimira buri wese wakigizemo uruhare. Ndashimira kandi na Jasmine Duhirwe, Jeanne Uwamahoro na Christine Ndacyayisenga bamfashije kugitegura. Yanari Solange aya none naho ubutaha.